twongeye kubaha ikaze tubashimira komeza kubana natwe. Iyi ni Decent TV ariko ikiganiro ni byose ahabona, aho tuba tugana amagambo meza cyangwa se ikiganiro cyiza mu buryo butandukanye. Turi kumwe n'inararibonye nyinshi zitandukanye, ariko kuri uyu munsi tugira ngo tuganire n'umuvandimwe tugira ngo atwibwire. Ntabwo twakwicara tudafite abantu bo kugira icyizere, ariko by'umwihariko twazanye uyu munsi ndatekereza ko muza kumukunda. Nje nitwa Paul Nyawe, reka dukomeze n'umuvandimwe atwibwire kugira ngo dukore ikiganiro cyacu twese twamenyanye. Tuguhaye ikaze umuvandimwe, mumeze mute? Murakoze cyane. Tumeze neza cyane, turashima Imana. Yego. Okay, harimo mvye rero ngo mbibwire. Nitwa Iragena Faustin. Mu bisanzwe ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Ntuye hano mu Gatsata, kubazi ahitwa Kubigega. Aha ku Iseta. Hanyuma ndi umukristo w'itoro rya ADPR. Mbarurwa hano kuri paruwasi ya Gatsata. Murakoze. Ahitwa Igalilaya. Yes, urumva ko umuvandimwe atubwiye mu magambo avunaguye, hatwibwiye twamumenye bihagije, ariko akivuga avuzemo ADPR Gatsata. Nabyo ni byiza kugira aho barirurirwa, ngira ngo nanjye nshakira ahantu wanshyira se. Urakoze cyane. Nanjye iyo murebye, ariko kandi noneho se no kukureba gusa turaziranye. Ndakuze nawe uri umukristo wa ADPR. Tubarirwa ku mudugudu umwe. Akenshi iyo abatipe bajya bavuga umupira ntabwo bagaragaza ikipe bafana, kugira ngo bataza kubangamira abadafana ikipe zimwe na zimwe. Ariko nabyo ni byiza kugira aho umuntu abarurirwa. Nanjye ndahafite nkuko bivuze koko, nanjye ndo muri ADPR, kandi twifuje ko tubaho twishimiye aho turi. Yego, murakoze. Twishimiye nyine kuba turi ADPR. Cyane ko nta n'umuntu watuziritse ushaka guhindura wahindura. Guhindura biremewe, ariko kandi nanone burya umuntu wese aba afite ukuntu yahamagawe. Afite uko yahamagawe. Nabo dusengera muri ADPR, nabo twe tubemera nk'abantu b'Imana. Kandi nabo Imana irabakoresha cyane ko muri imvye yaravuze ngo buri muntu wese itorero cyangwa se mu idini abarizwamo abo wejejwe. Indirimbo nazo urazemera nk'ibitabo bifasha abantu mu vuga butumwa, cyangwa twemera Bibiliya gusa? Uko indirimbo abantu benshi ntabwo bazemera kimwe. Indirimbo hari indirimbo ziba zamanuwe n'umwuka w'Imana zigafasha umuntu bitewe n'igihe arimo. Buriya nazo zirabarwa mu byahometswe n'Imana. Biterwa kuko hari uririmba akaririmbana amarangamutima bitewe n'igihe harimo. Ariko iyo urebye izi ndirimbo zacu zo mu gitabo usanga ari indirimbo abazihanze usanga baragiye bayoborwa n'umwuka w'Imana. Ndabizi ufite ibintu byinshi tuzaganira abadukurikiye n'abateze amatwi, ariko by'umwihariko twiganira iwacu mu rugo. Ni byiza ngo ijya kwishira ku rugo, reka twihere ku rugo. Iwacu muri ADPR turahakunda, kandi namwe murahakunda. Rimwe mujyemo n'abaza kwaterana abantu batandukanye. Ariko mu minsi ishize mperutse kumva ibintu byiza, icyo bita impinduramatwara cyangwa uburyo uvugururamo imikorere wakoresha cyangwa wakoreragamo. Rimwe na rimwe ukumva umuntu aravuze induru ate tumutwirukaniye abantu b'Imana, mutuzaniye abandi bantu. Njyewe nangeze ku rwego numva nifuza kuko ibintu byabayeho byabaho. Sinzi niba byarakunejeje. Ibya byose ntabwo turi bakuru cyane, ariko nanone ntituri bato. Byinshi byagiye biduca mu maso, twarabibonye. Memo harimo n'ibyo twagiye dusengera. Rimwe mukabyifuza. Yego. Undi muzaba nk'abagabo bigeze kubigira muri Bibiliya. Sinzanasomye avuga ngo Abisirayeli ngo bifuza kuyoborwa n'umwami, ntibagishaka kuyoborwa n'Imana. Ibaze uri mu bantu basenze gutyo. Oya, ntago nigeze nifuza kuyoborwa n'umwami. Ahubwo ngewe nifuje kuyoborwa n'Imana, kandi buriya cyane ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, ariko kandi Imana igashyiraho ubuyobozi butewe n'impamvu. Hari igihe abantu bata Imana igashyiraho ababakebura, abakayita igashyiraho ababakebura, ababagarura mu murongo mu kandi mwibuke ko burya hari ikintu bita itorero.
itorero ryo ni iry'Imana ryubatse ku rutare niko Yesu yabwiye Petero itorero ubwo ari iry'Imana Imana igenda igena ibintu bikwiye Satani razikamenamo urukungu hanyuma Imana ikongera ikavugurura yego ibyo nibyo kandi ndumva ari sawa by'umwihariko amagambo menshi uvuze gendera ku muyobozi bibiri ahantu tubwira ngo umuyobozi niba ngo niyo yaba ari atameze neza niba ngo niyo yaba ari igicuru sinzi ko babivuga sinzi ko umuyobozi ajyabaho gutyo ngo ariko ngo barashyizweho n'Imana niyo mpamvu nakubyiye ni umuyobozi wese ashyirwaho n'Imana ariko ikamushyiraho bitewe n'impamvu hari igihe ushaka gukebura yego nkahari yigeze kuvuga ngo reka mbakubite Sawuli yashaka kubura gukora iki kijyanye kiragihe n'Abisirayeli ubwabo babyisabiye bari barambiwe cyangwa se ntibashaka kuyoborwa n'umutambyi bo bisabira noneho ku by'ubutambyi batakibushaka bakeneye kuyoborwa n'umwami icyo gihe Samweli ageze imbere y'Imana uvuga ati Samweli ntago ari wowe banze ahubwo ninjye badashaka hanyuma ibashyiraho Sawuli kugira ngo noneho Sawuli abereke ko ubuyobozi bwiza bwari ubutambyi cyangwa se burimo umwuka w'Imana cyane kuri uyu munsi rero tutaciye ku ruhande ya ADPR itorero twese twibonamo bamwe na bamwe byabayeho mu bihe byahambere hatambutse ariko mu bihe bya mbere tuvugisha ukuri najyaga mbona abakristo benshi ugize intambwe atera kera bavuga ko ribamo abantu batize rimwe na rimwe najyaga mva baduha ubuhamya baragiye ibyo bavuze ntabwo turi bato ariko turi n'abakuru ariko ibyo twumvishe birahagije baduha guhamya tubyira ati kera wakizwa ukajya muri ADPR bakavuga turasaza ugiye muri abantu binjiji batize byaravugwaga cyane nekeza ko icyo gihe byari nibyo bihabana menshi nta nubwo bari baranize ariko biza kubakurikirana buri uko twaburaga cyangwa twabonaga umukristo uteye imbere mu buryo bufatika bugaragara yahitaga ajya mu rindi torero ikamvuye gutyo cyangwa mu rindi dini kugira ngo byumvikane neza wabona ubonye amafaranga ubonye imodoka ati ntabwo najya gusengera ari ahantu niba yarirebaga akabona abo bantu ntibahwanye niba ko iryo torero ryari ry'abantu batari babandi bavuga bavuga ngo ntabwo twe tunywa amata turya inyama hari abantu bazizaga ibintu niba hari sinzi umuntu wese uteraga agatambwe kagaragara k'iterambere ko atabonaga asa nk'abo bantu sinzi nabo warabibonaga nawe icyo gihe yego ibyo byo bivugaho iki urakoze cyane ubajije ikibazo cyiza cy'ingenzi ariko kandi none gikomeye ariko turizera ko turi kumwe n'umwuka w'Imana iradushoboza ngiye ndavuga ku giti cyanjye ntago mvuga nk'umuvugizi wa turimo turasesengura n'umwumva twumve neza ntago turabavugizi turimo turaganira ku byo tubona ariko sinzi impamvu abantu batinya no kubiganiraho nta nicyo bitwaye kubiganira nta kibazo ahubwo hari igihe umuntu abiganira umuntu umwumvise cyangwa se ubibona akabaza se ubundi uriya yatumwe na ADPR yagize gute nta rwego na rumwe duhagarariye usibye Decent TV kugira ngo tubwire abantu ko tubibona nawe ndetse waza ukatuganirira ntacyo bitwaye aho waba uri hose umenye ko nta rwego duhagarariye niyo mpamvu rimwe na rimwe muza kutwumva ukundi mukatwumva ukundi ubwo mvuze kabiri yego hanyuma ari ikintu rero kijya kigora ariko kikagora abantu benshi bakiriye agakiza mu itorero rya ADPR rivuka kubera ko haje hari ikintu cyitwa nk'impinduramatwara abantu bari bamenyereye aya madini akomeye y'abakatolike abaproso abadventiste ariko haza kuvuka n'itorero ry'umwuka umwuka wera rero uza abawakiriye ntago bakiriwe neza muri society kuko bitari bimenyerewe ko ni ikintu kitagaragara ni ikintu cyari gishya mu banyarwanda reka tubivuga uko hanyuma abantu bakiriwe umwuka wera rero muri society babaye nk'abantu babita abasasi kuko wabonaga bagiye mu bihe bitagaragara mu bidasanzwe hari ibindi bintu bakoresha yego bakabwira ibidafatika ariko kandi si nibyo gusa ndibuka njyewe ngera hano muri Kigali muri za 2002 naruhukiye ari Kimisagara hanyuma hari itorero ryari rihari bavugaga indimi z'umwuka ariko kubera abanyamujyi batari bazimenyereye
bakajya bavuga ngo ni muri rya dini ry'abasasi. Reka nkwereke ibishyashya abanyamurenge bakigera hano i Kigali baje basenga mu buryo butandukanye n'ubwo abanyarwanda twari tuzi. Bafataga Imana babonye bakayigereranya mu buryo babibonye bikanabarenga kugira ku rwego babangurira Imana iguruka nk'akanyawu kuko barageranaga nabyibutse ngo yera nk'ufu bwa Gitarama ngo ni Imana iguruka nk'akanyawu kuko bashaka kugereranya uburyo babona Imana iguruka bakabona ikintu kiguruka cyane n'akanyawu. Hanyuma bakaba bari buryo Imana yera bari banifu ya Gitarama uburyo yera bakabigereranya ngo ni Imana yera nk'ubufu bwa Gitarama. Nuko ukuvuga ngo ni ibintu bishyashya mu bantu batari bamenyereye. So tugaruke rero ku kibazo wari wabajije uti byari ituro ry'abakene cyangwa n'isi yari iri cyo gihe. N'ubundi mu bisanzwe abantu bari bafite amafaranga ntago bemeraga ibi bintu by'agakiza muri rusange. Abantu basaga n'abateye imbere, abantu basaga n'abasirimutse, ibintu by'agakiza ntibabyemeraga kuko babonaga ari ibintu bidasanzwe bisa n'iby'abasazi. Kandi unarebye Jean Paul nawe utakijijwe utarunyamwuka ubonye umuntu ari mu mwuka utabizi ubona ari nk'umusazi, ni ibintu bihishwe abanyabwenge ariko bisobanurirwa abagaragara nk'abaswa kugira ngo Imana ikoze isoni. Baba ari abaswa nyirizina cyane abagaragara nk'abaswa. N'abaswa mu by'isi. Yego. Ariko ubwo se haba abantu batize si hamwe ava batarize bose bo bita abaswa. Byari bya kera. Uyu munsi twese tuvugana ibintu icyo abantu bakwiye kumenya rero ibintu byarahindutse. Yego. Ubu twese tujya mu ishuri uko isi itera imbere. Urumva? Hari n'abandi bagiye bahabwa amasezerano bagikizwa muri ya masezerano ataragaragaraga atarafatikaga bariga barasobanuka bagira ubwenge bwo mu isi ariko nanone bibakarusha bagira n'ubwenge bw'Imana. Abantu batera imbere hanyuma hari abandi bagumanye ya myumvire ya mbere bumva ko nyine umuntu agomba gukizwa agatera iby'isi umugongo, iby'isi ukabitera umugongo bakaba mu mwuka cyane ariko bakibagirwa ko babano mu isi, bakibwira ko bazarya bazagira imiryango bajyaga babaho cyane. Nitugaruka kuri iri dini ryacu birebye iri dini ryacu usanga risa n'iryagiye risigara inyuma kuko abakiriye agakiza bigishije abantu ko bagiye mu ijuru. Umuntu yakiraga agakiza kumva ko agiye mu gitondo ari bucye akanabwira abantu ko bagiye hanyuma akababwira ko bagomba gusenga bakagenda ariko ntabwira abantu gukora. Ndetse n'idini ryacu iyo urebye usanga uyu munsi nibwo ritangiye kugura amapariseri, nibwo ritangiye kubaka insengero, amahoteli, mbese bateye imbere ibitaro. Hanyuma uko bukeye rero nuko bwije rya dini ryateye imbere ariko ntibabimenya, rigira abanyabwenge baba mu idini noneho kandi idini rikayoborwa na ba bantu bafite ubwenge bw'umwuka ariko bw'isi. Abo uko twabanye mu bihe byiza tukabana neza baje kunamuka bate rero basunikwa n'abantu bafite bwa bwenge bwombi. Ikintu rero cyateye urabona umuntu ufite ubwenge arabwiriza akavuga iby'umwuka agahanura akagira gute bakamukunda agatera agahanura ariko abantu ari guhanurira nabo yigisha bamurusha ubwenge bo baramurebera mu ishusho. Wavuga ngo za Israel na Palestine undi akaba yavuyeyo gukora urugendo shuri. Wowe uravuga ibintu watazi wasomye nanone no gusoma kwawe kuri hasi. Noneho rakinabonye wajya kumuha nk'umwanya wene ngo yigishe wa muntu wize ibyisi akongeraho iby'urugendo rujya mu ijuru cyangwa byo gukizwa, wamuhakanye ngo igisha akaba umuntu w'inyoza mu magambo yaba ari n'umukirisitu. Mwese mukavuga tundi kuki atari uri pasteur ko tuby'Isiraheli nkumva arayimanutse akamanuka hari hepfo baba ngo Paulo yagenze zangendo zose akazivuga muhazi umuntu wigisha kumara kubye ngo urabona ngo kari agace kuko kwa runaka ngo munsi yaho rero kugira ngo yarahabonye kenshi kandi ko barahageze mu bitabo barigishijwe ukumva niyo yigishije ashatse kwambura ijambo wa munyamwuka. No kuvuga ngo umwuka ni mwiza mu itorero ni mwiza pe n'umuyobozi ni byiza iyo afite umwuka w'Imana ariko biba karusho iyo afite uwo mwuka ariko byibura yaranize. Ubu bivuze ngo wowe mu murongo w'abashyigikiye izi mpinduka twinjira mu kiganiro nyirizina ngiye ndagira ngo ubwire izi mpinduka nazishyikije na kwijana. Ukunze ko uyu muntu aba afite amashuri kandi akajya n'umwuka w'Imana. Yego
biba byiza ariko nanone ari ikindi kibazo cyabayeho Jean Paul mu minsi itambutse aha twese dushaka kuba twarabonye n'abatwumva barabibonye aho umuntu yakizwaga yagera mu idini yatera haleluya yabona itoro ryose rimwikirije yavuga mu ndimi yahanura rumwe agahita bati nanjye ngomba kuba pastor amavuta ndayafite cyane ko hatangiye kugaragara mu kintu gisa nk'ikirimo agafaranga ibyo nabyo turi n'umuhanga akaba yicata ariko ahantu nanjye wajyayo ibyo nabyo kwigana iby'umwuka ndatekereza nanjye ntajya mu mwuka gusa ntari buvanemo akantu yibwiraga ko nazanire ayo mayeri n'akantu kaza hanyuma uyu muntu niba ateye haleluya itorero rikamwikiriza yanabwiriza akabona itorero ryose abantu bari mu mwuka rwose bati ubundi kuki njyewe ntageze kuki njye ntabwo ushobora kuba pasiteri kuki njye ninjiza ko mbona n'abantu binjira mu idini uruhare runini ari urwanjye ko ari njye mbasengera ko ari njye mbahanurira ariko niyo so wavuye politike yo kuvuga ngo reka nige niba nzinjiza amatwara mu bantu ko umuntu agomba kuba yaranize kuko twari tubazi icyo nashaka kuvuga aba bantu uyu muntu yabonaga idini ritamuhaye inshingano kandi agahita asohoka akagenda agashinga irye kimwe cya kabiri akagisohokana kandi uyu muntu reka nkubwire ikintu gikomeye cyazahaje iri toro ryacu n'ayandi nuko uyu muntu nubwo yateye haleluya nubwo yabwirije ariko nta mpano y'ubuyobozi afite ibyo nabyo bijya bigira agace umuntu atuyemo ukaba ari impano yawe bibyara akajagari ukaba warahamagariwe kuba umutambyi suppose njyewe nimba nzi kubwiriza nkabwiriza abantu bagafashwa ntibisobanuye ko naba umushumba bivuze ngo hashobora kuba abashumba hakabaho n'ababwiza butumwa hashobora ubundi umushumba niyo mpamvu njyewe ku giti cyanjye shyigikiye ko umushumba akwiye kuba yarize impamvu akwiye kuba yarize umushumba ni umuntu uba uhedinze ibyo bikorwa byose bibera mu itorero ni umuntu rero ukwiriye kuba yarize akamenya neza buri muntu wese impano ye bimwe mu bibazo twagize wowe ngwino ugiye kuyobora abaririmbyi narakubonye wowe ugiye kuyobora wenda iri tsinda narakubonye nabonye ko ufite impano yo kuririmba yego sibyo bakareba undi narakubonye ufite impano yivuga butumwa waba umuvuga butumwa kandi ntibisobanura ko niba urumvuga butumwa ugomba kuba pasiteri kandi nabonye abantu benshi iyo babaye bavuga butumwa akabona afite abayoboke ahita avuga ati ko murusha kubwiriza kandi undi ni umuyobozi kuki atari njye uri muri mwanya arimo buriya umushumba ashobora kuba atazi no kubwiriza cyane urumva ese bibaho burya ubundi uzi ko numvaga kuba uvuga abantu bakumva cyangwa uri umuvuga rikijyana bijyanye no kuba wabwiriza niho bipfira burangiye numvaga ariko bimeze n'uyu munsi nubona habaga ariko numvaga kuba uri umushumba ugomba kuba unatwika bya niba gutwika kuba umushumba ni impano ubwayo y'ubushumba yego y'ubuyobozi yo kuyobora uko abaho perezida wa repubulika cyangwa umuyobozi akaba abikora neza mu rwego nese perezida wa repubulika nubwo ari perezida wa repubulika yajya gukina umupira se yajya kuvura nese perezida yaba dogiteri se akajya kuvura uyu munsi uzi ko aribwo nsobanukiwe neza ariko perezida ndumva n'abantu bameze nkanjye ubu nibwo nsobanukiwe neza ko umushumba atari itegeko bazi kubwiriza kurusha ntabwo ari ihame perezida wa repubulika icyo akora atanga imirongo migari igihugu kigenderaho hanyuma akareba buri muntu mu mpano yakagufata akabona niba warize uri dogiteri njya mbona wenda tugende ku gihugu cyacu perezida agira gutyo ukabona ahinduye urwego runaka utacya kabiri abona bitagenze neza akongera akareba runaka atari ko agiye muhara n'ibyagenda neza abakigoragoza ariko agendera ku bunararibonye yabonye kuri runaka akurikije impano akubonamo n'ubushobozi bitangiye kuza none n'umushumba rero aba ari umuntu ukwiriye kuba afite ubwenge ku buryo akureba akamenya icyo ushoboye umushumba wakwiriye kuba ari umuntu ushishoza ureba kure ku buryo arakureba Jean Paul nkari ndakuze uzi kuririmba ngewe ntabwo mfite impano yo kuririmba ariko nanjye mfite ibindi nzi buriya nanjye mbaye umushumba nshaka kugushinga abaririmbyi kuko urabishoboye kandi nawe undebye ubaye uri umushumba ufite ibintu wanshinga bitewe n'uko hanyuma umushumba rero ni umuntu ukwiriye kuba ahagaze ahagarariye itorero ahagarariye buri kintu cyose kibera mu itorero akamenya ukuntu akiyobora akamenya uko akijera nibyo rero bikiza bivanamo akajagari kuko niba umuntu yari akwiriye kuba umuririmbyi mwiza
ayisaba umushumba kuko ngo impano y'uburirimbyi irapfuye n'iy'ubushumba ntazayishobora kuko si ariko ko dutambikiyeho gatoya turi bugaruke mu murongo hari amatitire aba hano hanze y'abavugabutumwa ugasanga ngo ari uwo bita kugira ngo we apotre ugomba kuba ufite ibyo bintu byose ugasanga ngo umukobwa azi kuririmba ngo azi kubwiriza azi no gushumba ibyo by'ubushumba ngo kwitwa apotre kuko ibyo byose ubizi ubundi buriya apotre ubundi apotre mukuru tuzi burya Paulo niwe wari apotre buriya mushingira kuki mumwita apotre apotre ni ukuvuga ngo ni umuntu wahamagariwe kubwiriza afite impano yo kubwiriza afite impano y'ubuyobozi akaza akabwiriza hano abantu yabahindura akabashingira urusengero akigendera akafata Jean Paul agobye ati yora akagenda akajya Kimisagara cyangwa na Kamonyi n'ahandi akagenda yahagera akabwirizaho yabahindura akashinga itorero agafata uwabona bishoboye ufite iyo mpano akayimushinga yobora akagiye handi. Ibi bikasa nk'ibyo ra musaza afite bitagitwaza njya numva ngo afite ibutare he Ikigali muri Amerika nicyo yujuje na apotre. Yes, njyembo ya numva gara amatitire buri umuntu aterura mu gitondo ni uretse ko nyine abantu nyine kubera n'ubujije nakakajagari umuntu arabyuka yatera haleluya yabona afite abayikizaga bati nda apotre ha umuburanye umurimo w'Imana se umuvurunga. Yewe niyo mpamvu babyeyi nyine abantu kuri Decent TV ikiganiro ni ahabona nyine byose abona uyu muvandimwe namuhamagaye nk'inararibonye kandi mwumva ko afite ibintu by'ubwenge niyo mpamvu mva ndimo ndagana hirya no hino ariko wigeze nawe kugira ushaka kumenya cyane ndabizi ushaka kugenda hanze ongera agaruka umenye kuri kuzima cyangwa kwikuhamagawe simbizi wenda ubwo buzima gatubuvemo gusa ni ushaka abantu ko kuba inararibonye muri n'umuntu wabonye koko ndumva icyo gisobanuro cy'inararibonye nararibonye koko kuko niyo navuze ati apotre mu biziho nkagaruka iwanyu muri ADPR ari nto iwacu mwumva nabyo biziho twigarukiye imbere rero mu cya kiganiro nyirizina nshaka kumenya ngo ni gute aba bantu bahamagawe bakeneweho kuba baranize bafite iyo nkoni y'ubushumba ko nabonye ariko bisa uranakoze kudusobanurira ko ni nabyiza kumenya umushumba koko umushumba agomba kuba azi kubwiriza agomba kuba azi yadusobanura mwabyumvishije none ndashaka kumenya ibyiza ibi bintu ushaka kutuzanira. Okay, mbere na mbere reka nkubwire ikintu wenda nanasaba n'itorero byacu rikwiye gukomeza rigatsindagira cyane. Undi iyo umuntu akijijwe aza mu itorero rero arirererwamo kandi nyine itorero nizo za nshingano z'umushumba ni ukukurera akakurera mu mpano yawe akagukuza. Itorero rikwiye kureba aba bantu barerewe mu itorero bafite ubuhamya bafite ubumenyi hanyuma itorero rikabaha inshingano ariko rishingiye kuko uyu muntu icyambere yarerewe mu itorero afite ubuhamya yaranize. Umushumba rero ni ubuzi abantu ayoboye akamenya n'inshingano bitari bya bindi wigeze kuvuga ni umuntu ateye haleluya yabona ari sawa agahita yegera umuntu akaba ati ngiye mfite n'amafaranga akamukubita amafaranga runaka ugasanga umushumba ejo wa muntu yamwimitse kandi nako byabaye ibyo bintu agace kamwe twabibyumvagamo ngo runaka ngo batanga amafaranga katubomba runaka katuzamba ntago turabashinja byaha nta no twatunga urutoki ariko buriya mu buzima budakosa buriya ntibunabaho ayo makosa yabaho mu buzima n'abayobozi mu nzego zose umuntu arakosa nkuko wari ubivuze rero igihe umuntu yazaga ati wako mfite amafaranga wanzamuye kandi byabagaho ukazamurana nabizi n'abatwumva ndabizi barabizi ngo Paulo yaravuze ijambo rikomeye aravuga muzajya nsengesha umwuka iteka ariko ngire n'ubwenge. Itorero ryacu rya ADPR cyaragutse cyane kugira ku rwego rero ririmo noneho n'abasirimu basirimutse mu mutwe no ku mubiri. Ntabwo ari ryatoreye kirimo akajagari. Nigeze gutangara igihe kimwe nigeze kujya ahantu
baha umushumba wari uyoboye paruwasi nk'ahantu bamuha umwanya ngo abwirize asoma ijambo aravuga ngo umuhanuzi Samweli hano Imana ibwira Samweli ngo genda ubwirire umuryango wo kwa Eli ngo nzawuheha nkuheha umwanda umuhanuzi asoma umushumba asoma iryo jambo akimara kurisoma ahita azamura ngo Yesu ashimwe bene data ngo Imana ihabwe icyubahiro ngo mbwirira 2 cyangwa 3 mwagiranye ngo Imana izabaheha uyu ni umushumba ukwiriye kuba yabaye paruwasi n'ibintu by'akajagari bivuze ngo kuba yari umushumba ashobora kuba afite iyo mpano yo gushumba cyangwa yo kuyobora ariko adafite iyo kubwiriza bimwe bavugaga kare yego ariko nanone niyo mpamvu akwiye kuba nyine yarize ubundi uzarebe nk'amadini adafite utu tujagari abafite abashumba bize abantu bize ubundi idini ryacu nyine twakuriye muri cya kintu cya kera cy'umwuka gusa dutinda mu mwuka ariko nyamara twibagirwa ko turi mu isi uyu munsi rero ibintu byarahindutse nkangurire bene data barimo gucangwa n'ibyo bari kubona ibintu byarahindutse ariko nabo barabibona ko nabo bahindutse ubwabo ntabwo meze nka kera yego ibintu byarahindutse rero abashumba bacu abariho uyu munsi nsabe n'ubahagarariye urumva leta yacu yarebye kure kandi ni umubyeyi nyine n'icyo umubyeyi amaze cy'umushumba n'umushumba nawe n'abashumba sibyo bareba ikintu giteza akajagari muri iri dini burya ahanini byari ishingiye ku bujiji niba abantu nyine bazamutse bari mu mwuka banabaha inshingano bashingiye ku mwuka n'impano bababonamo Imana bakoresha ibitangaza bagira abashumba baranazamuka ariko badafite ubumenyi bw'isi uko ibintu rero byo byaguka bo ntibaguka mu mutwe baguma mu mwuka baguma mu mwuka kandi noneho aho ibintu bigeze bikwiye kuyoborwa n'umwuka n'ibyo ariko nanone n'ubwenge nabwo bugakora kuko ntabwo ushobora kuyobora abantu bize wowe utarize ntibikunda byose ko umwuka nzi ko ashobora byose hari abantu ajya numva kiravuga ngo yavuze icyongereza kandi atarize ngo umwuka ngino izo ndimi ngo arujye kuvuga icyongereza sinigeze mubona ariko nibyo numvishije nkuko navuga ngo nararyumvishije kandi kuvuga ngo nararibonye yaho narabyumvishije umuntu akaba atarize mubizi ari bya byabaye ku ntumwa uko zari ziri mu cyumba cyo hejuru ngo batangira kuvuga mu ndimi noneho ngo bari muri uwo mujyi bakatangira kuvuga ngo numva babantu bigariraya batize babaswa batangiye kuvuga zimwe mu ndimi ziwacu bavuze mu ndimi zinumvikana twitondere zimwe ziravuga muri iyi minsi utanasobanura ngo ni igishinwa ni ikigande ni icyongereza bo bavuze icyo gihe indimi zo mu bindi bihugu umunyamahanga yaba urahunga akafata ko bavuze ururimi rw'iwacu ese kuki nta itabashyiriyemo iyo mwuka ngo nabo bavuga ko izo ndimi babona ko basobanutse itandukaniro rero umuntu ashobora kuvuga izo ndimi ariko azivuga ari mu mwuka yego iyo avuye mu mwuka urakoze cyane ntabwo yasimenya none se umuntu se aba ari mu mwuka reka nkabaza akabazo gatoya nawe bakomeje ugenda umbaza ese umuntu iyo ari umushumba ashobora gutumira inama y'abakristo akayiyobora ari mu mwuka y'abapasiteri ayoboye cyangwa se niba watumiye mu nama ya politike y'isi iyo nama azajyamo ari mu mwuka ku buryo azagera akavuga icyongereza kandi atarakize ubwo urumva ikintu mbwe gikomeye nuko umwuka umuntu atawuhoramo ngira ngo nagahe gato nk'abari abantu bari hejuru ngira ngo base bazivamo ntago bazikomeje kugira ngo se nyuma yuko ba Petero bamaze guhanura abantu bakavuga no mu munsi hakijijwe 3,000 kubwizo ndimi zavuzwe uwo munsi gusa kuko nta warugumanye oya baranazivuze wenda dutekereze ko ariko se no muzima busanzwe barazikomejenyije dutekereze ko wenda nyuma bajyaga basenga bakagira ibihe byiza zikaza barimo basenga ariko atari kuvuga ngo ni mu birayi bagiye guhaha noneho hari ikindi kintu cy'ubuyobe cyabayeho mu minsi itambutse ari byo leta nk'umubyeyi yagiye ireberera ikagenda igira ukuntu ibikemura urazi mu minsi ishize umuntu yavugaga mu ndimi
agahita amanuka hariya ku muhanda ahari akabara akakodesha agahita ashingamo urusengero. hari n'abo bajyaga basimburana bamwe bakoramo nijoro akaba ari mu gitondo ku mugoroba urusengero, mu gitondo urusengero nimugoroba akabari cyane. arabizi ko ibyo bintu byabagaho cya Kimironko ndahazi nanjye aho. undi akabyuka iwe mu gitondo ukumva yaguze ingoma yateyemo intebe mu rugo iwe agatangirana n'abana umuturanyi kumva ngo ni itorero. Ibyo ibi bintu byari akajagari gashingiye ku buyobe, bya bindi byo kutamenya ari byo nkangurira inshuti zanjye cyangwa se n'abandi barimo banyumva, bakwiye mbere na mbere itorero ridufashe rigaruke hasi ryigisha abakristo, rimenye buri muntu wese impano afite, rimuhagarike mu nshingano rikurikije impano bamubonyemo, kuruta kudutinza mu mwuka. Kandi tuba mu mwuka turimo dusenga, iyo dusoje tugisohoka bujye dusubira mu mubiri. Mu rugo umwuka akoreshwa mu rusengero gusa. Ego ntabwo umwuka akoreshwa mu rusengero gusa, ariko umwuka akoreshwa cyangwa hari imirimo iherekeza uwo mwuka nyuma yo kuwuvamo. Iyo dusohotse mu rusengero, iyo tugeze mu rugo iwacu, ntabwo ibyo turi kubazwa tubibazwa mu mwuka, no mu mubiri. Ni mu mubiri. umugore agahita nshaka amafaranga cyangwa abana ati twarwaye cyangwa dukeneye umuntu ntabwo ibyo ngibyo bikorwa mu mwuka, ibyo bikorerwa mu mubiri. Umuntu mwegeze kumbaza ikibazo, nawe ngira ngo hari n'ubu kimbaze hari sinzi, yarambajije ngo ingo z'abakristo 80% kuki zisenyuka. Uzi ikibazo gihari ni uko abanyamadini bigishije abantu kuguma mu mwuka no gutinda mu mwuka, ariko ntibabibutsa ko hari ibintu bikorerwa mu mubiri. Si byose byatumye uyu munsi noneho ubwo bavuga ati mureke tuyoborwe n'umuntu wize aducungire aho bantu mu buryo busobanutse nyine y'imyigire, ubuzi neza ko nubwo uri mu mwuka ariko ukenera kuza kurya. Yego, twikomeze rero mu nyungu tuzavana muri uyu musaruro kuba tugiye kuyoborwa n'abantu noneho bafite ibi bintu bibiri, bafite ubwenge bw'isi bakagira n'ubwenge bw'ijuru, ukambivuge gutyo, bize kandi babakozi b'Imana. Uyu munsi akaba bayoboye bagiye kutuzanira iki kitagaragaye mu bihe byatambutse, ko batangiye tugera aho twinjirirwa no gutangira kuyobora abantu bize biravuna. Ngiye kubyira umuntu ngo mu bintu bigora bibaho ni ukuyobora umuntu wize. Nyine bikuvuna ku muyoboro wowe utarize, ariko wize kuyobora bize bo babahuza bo barumvikana. Yego. Ubu noneho ni ukuvuga ngo bamaze gukanguka, bamaze kumenya ko uko igihugu cyagiye gitera imbere n'itorero ryateye imbere. Ubwo rero bamaze kuvuga ati noneho reka dufate abantu bize tubahe inshingano, ni ukuvuga ngo abantu bazatuyoborera mu mwuka ariko no mu mubiri. Uku guteraganwa kw'itorero, kakajagari tubona mu itorero ntabwo tuzongera kumva. Ariko nanone mu gihe bazafata ibintu by'Imana bakabishyira mu mubiri gusa, nanone ntibizakunda. Reka tuvuge ko tugize umugisha, wenda ubutaha tuzaganira ku bantu bashobora kuba barize badafite uwo mwuka w'Imana. Reka tuganire ko uyu munsi dufite abantu bari mu murongo uko bafite barize bakaba banafite n'uwo mwuka. Turebe icyo bigiye kutuzana gitandukanye n'icyambere. Ese nibyo bigiye kuba byiza kurusha bimwe bya mbere twabagaho nyine tusoma Bibiliya, umwuka hari bajya banga umwuka basobanurire. Erega Jean Paul, ntiwigore wibaza byinshi. Iri torero ni iry'Imana, sibyo? Gusa nubwo itorero ari iry'Imana ariko riyoborwa n'abantu ariko bayo. Ikintu rero itorero twarisaba mbere na mbere ntibisobanuye ko kuba warize uri umushumba, ibyo twanabivuze. Kwiga ni kimwe, ariko no kugira impano y'ubushumba ni ikindi, no kugira iyo uvuga ubutumwa ni ikindi. Ko amaje kuzicagagura nabyumvise. Itorero ryacu rero ririko ibintu by'akajagari, babanze bicare barebe muri bo. Hari abantu barimo hano bicayemo hejuru
bitwa abashumba nyamara batari abashumba cyane, sibyo, nta nkoni y'ubushumbi bariho. Bicare bo ubwabo noneho bisuzume barebe kuko niba bafite iyo mpano y'ubushumba, hanyuma noneho bareke kubirwaniramo, bafata abo babona bafite impano babahe rugari bayobora itorero batikubiye. yego, kandi azwiho ubushumba ariko ntazi ivuga butumwa cyangwa kuvuga ubutumwa. ariko uzi ko hari abantu bicaye hariya b'abashumba bicaye bayoboye itorero, bakabaye abacuruzi beza bakanamamara kuruta kuba abashumba, kandi bagacuruza bakanabaha Imana, sibyo, bakanakorera Imana ikabamugisha kurushaho. Impano yabo ari ubucuruzi, barivanze bajya mu bushumba, akabaye n'aka kavuyo kagenda gato. Ariko byasobanutse, ngira ngo nicyo dushaka no gushima, dushima kuko burya umuntu wize iyo ari mu nshingano azikora nk'umuntu wize kuko wabyigiye. Ibi nkumva koko aho kajagari nkuko bivuze kagiye gucika. Tunashimira izo nararibonye ziduhagarariye, ari uwatoranyijwe, ari n'uwatekereza uwo mushinga uvuga ngo reka dukenera abantu basi bajye bahagara imbere y'abandi, aka kajagari ko kacika. Abe azi icyo nashimye nuko bamwe bava muri twebwe. Ntekereza ko nta muntu mushyashya twabonye wavutse ahandi hantu. Aya ni byiza, ni nabyo byiza, ntabwo ari nka bya bindi ijya kumva abantumye umuntu bamukuyana abantu batanamuzi. Uyu munsi tuvugana ishimwe dufite nuko nyine abashyizweho bari muri twe ni abacu, reka mbivuge uko nguko. Bivuze ngo wabwira abantu ati abo bantu bashyizweho nubwo bari abacu, nawe uvuga ngo nubwo ne guteganya tubyemeze ko tubaza aho bakomoka bamwe tujye kubijyamo. Abo bantu bariho uyu munsi mwe gutekereza ko ari abantu batoraguwe cyangwa bavanywe mu zindi nshingano, wenda akasanga ari meya, harimo mu bitekerezo cyo, harimo abantu bari kure batari Kigali batazi ngo ninde uje kutuyobora. Rimwe ava i Kigali, wenda yabaga nko ku mudugudu wa Remera, bakamuhoreza kuyobora wenda za Nyamasheke, za Nyaruguru, bakamuha nk'akarere kose, cyangwa bakamuha hariya bawe bari abayobora ntuzabita gute meya abayobora uturere se, mu itsinda ryacu babita gute, abayobozi b'uturere. Aba ni abayobozi b'uturere. Yego, ugasanga umuntu avuye hano, tuvuge nk'uwonzi nuko twabangiye kinini bito wambaje Emmanuel, hari uturere bamuhe tugera nk'umutungahe, ngira ngo ari za Rubavu. Yego, urumva uwo muntu ntago ari umuntu bavanye kure, twabanye tugera n'ibihe byiza. Abo no mbashe kumenya, hari n'abandi benshi nawe uzi. Bivuze ngo tubwiye abadukurikiye tukabya n'abayoboke bacu muri rusange, abo bantu ntago bavuye muri RDB nubwo twabonye itangazo rivuga ngo dushingiye, arabatwumisha bavuga ngo dushingiye ari tangazo ryo gusohoka, abantu benshi bakrititseho ati dushingiye ku bihe twabaganirije tukabagira inama, ubuyobozi buriho turabuhagaritse. Bitewe n'iki? Ubuyobozi buri hejuru yacu wenda bwa politike bwite bwa leta bwarebeye ba bantu babo, nubwo tuba mu itorero ariko tuba mu gihugu, bati abantu bacu ko batangiye kugongana, benshi bari bamwe. Yego, n'abenshi n'abakristo, yes, noneho bakagiramo n'igitekerezo ariko cyavutse iki, ngira ngo ntabwo babyibwiye, babagiriye nk'inama. Mwashatse abantu bize bo muri mwe bakabafasha kugira ngo itorero ryanyu rizamuke. Icyiza nakunze rero aricyo mbwira abantu, ntago bafasha umuntu uvuye mu kubayobora akarere ngo bahita bavuga ati wowe genda utuyoborere wenda ADPR, utuyoborere abahehe, niba abantu bacu tukadusanganya. Gusa ubwira abantu uti babantu mureke tubumvire, niba abantu tukadusanganywe, ahubwo nuko bavuze ngo dukeneye abantu basobanutse. Kandi koko yigaga tubwiye ati nge nimo ndiga, wambaje buriya ndamukunda, n'uyu munsi yabikubwira yaba ati nimo ndiga ngenzi neza ko impamvu ari uzagira umumaro n'uwenzi, impamvu ari ukontaho cyane yabaye umushumba wacu, yaratureze pe, imyaka myinshi ahubwo turamukunda, n'abandi rwose turabakunda. Nta muntu uriho utari uwacu. Navuze mvuka nasanze uri muntu cyangwa mpamagarwa niwe muntu nasanze icyo gihe, nubwo nasanze umwe akagenda ntago nakonse ku muntu. Reka noneho nkwereke noneho kuri bya bindi twavuze tuganira by'umushumba. Yego, nusubiza amaso inyuma uhereye kuri uvuze, uraza gusanga byujuje.
niyo munavuze kamfatira urugero ko nzi bamba barese ukwamamaza yakundaga kubwiriza akatubwira ibyo bintu nibi bintu nkora hanyuma usuzume muri cya gihe yajyaga atwigisha uzi ko twagiraga ibihe byinshi byo gusenga cyane ariko mu byigisho bye n'inama yatangaga yakubwiraga usenga nibyo ariko ukore yajyaga avuga ati amashaza yahara kwa mutangana turi buyarye mu kanya ariko ndabaka n'amafaranga mwava aha mutava aha murava mu byo gushaka turarya tuyaguze kandi ariko noneho dufite abandi nanone bagiye badushumba tutari buvuge cyane ubwo turi kuvuga ku byiza abandi bagiye badushumba nabo bakatubwira ko tugomba gusenga ibintu byose biva mu ijuru ewana n'amaturo n'Imana yarya ubu none ibintu bigiye gusobanuka umuntu ajya aba umukristo ariko anakore ubundi buriya hari inkingi zikwiye kuba mu rusengero arizo za mpano umushumba akwiye kumenya akaba babona bose buri mushumba ashobora kukureba akabona ufite impano yo kuba umushumba akubwira ati rero nkubonamo impano ariko genda wige iyongerera ubumenyi genda wongera cyangwa ejo isi ikeneye umuntu wize iyo mpano yawe ikabona ijambo yego genda wige ariko dufite abandi yafataga abantu bose buriya mu rusengero hakwiye kubamo abacuruzi hakwiye kubamo kandi ari abakristo abanyemari hakwiye kubamo abaganga cyane hakwiye kubamo abapolisi hakwiye kubamo abasirikare abanyapolitike bagomba kuba baba mu nsengero ariko dufite urusengero rubwira abantu mwese musenge kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru wabura bikaba ikibazo wanababwira ati mba nagiye mu kazi ati wowe waranaguye nyine baba batakubona mu rusengero ntibagufate nk'umukristo bakumva ko kuva ku wa mbere ukwiye kuba uri mu rusengero ariko ndashima Imana nshimira na leta y'ubumwe ibyo bintu isa naho yabiciye abantu bakeneye kubaho bakanasenga bakwiye gusenga ariko bakanakora gusenga ni kimwe ariko iyo tumaze gusenga dutungwa n'ibiri mu isi kandi Bibiliya iravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ariko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ibintu byadukozeho bidutera ubukene siyo mpamvu buriya twatinze muri ka kantu kateye bya ibibazo ni nayo mpamvu ubundi mbere bari bazi ko abadeperi ni abakene bari bazi ko abadeperi ni nk'aba abantu b'abasazi ngo budutambaro n'amajipo maremare ni abagabo b'abakene nyine wavuga ko uri umwadeperi abantu bagahita babona ubukene urwego rwawe wenda bavuga ngo adeperi watuma ngo tuvuge iby'icyiciro hari ibyiciro byabayeho ejo bundi by'ubudehe ngo uri mu cyambere ku buryo noneho hari ahantu byageze wajya gushaka inzano yo gukodesha bakakubaza usengera nsengera muri adeperi ati wapi twakira bwa bwana bwanyu tuwarete ngo Kigali ngo zirahenda ngo agahita bakubwira babazi ko umwadeperi ikintu azwiho ngo ni ukubyara urumva ikindi atishyura inzu ngo ntiyabona yo yishyura inzu ibyo bintu rero bizacika uzabibona ubu ntibyacitse ahubwo cyavuga ngo bizacika biracyariho gake gake haracyari ibisigisigi noneho ubu noneho dufite ubuyobozi butubwira muti ni byiza musenge mukore abana bajye mu mashuri sibyo ibyo ni bimwe mu byiza tugiye kujya tubona kurushaho nituyoborwa n'abize bazatubwira tujye kwiga ariko utarize biragoye ko yakubwira ngo jya kwiga ahubwo arakubwira ngo senga Imana izabikora gusenga ni kimwe Imana rwose irayikora ariko buriya ubuyobozi bwite bwa leta nibwo bwari bukwiye kugira inama ubuyobozi bw'idini cyangwa n'ibisi yageze biza kwivumbugatanya bamwe bajya hejuru y'abandi ubundi mbere habagaho ubutambyi hanyuma ubutambyi akaba ari bwo bushyiraho ubuyobozi rero ibintu byarahindutse ubuyobozi nibwo busigaye bushyiraho ubutambyi nibyo nari mvuze ko mbere abatambyi nibo bashyiragaho leta cyane hanyuma ubuyobozi bukagendera ku nama bugirwa n'ababatambyi barabizerwa koko barabizerwa n'ubuyobozi bwarabubaga nk'abantu b'Imana Imana ifite ijambo rikomeye mu bantu ariko nyuma kubera kakavuyo kakajagari bya bintu nyine abantu babayemo bidafite icyerekezo bidafite ishingiro itorero ryatakaje ireme ariko turi gushimira Imana biri kugenda biza niba bavuze ati noneho itorero riyoborwe n'abantu bize bafite ubumenyi abantu bize bafite ubumenyi turabizi neza Imana izabashyigikira Imana izabakomeza
izabaha ubwenge kurushaho kugera ku rwego noneho na leta izajya ibagisha inama. Kandi ubu ntekereza ko aka kajagari karimo karagenda gashira, nigashira turasubira ku murongo, turasubira kuri za mbaraga z'Imana yari yarahaye itorero. Uzi kugira imbaraga z'ubwenge ukajya n'iz'umwuka n'izikofi n'ibitatu bundi n'amafaranga. Bivuze ko uyu muntu niba afite ubwenge, afite umwuka, afite n'amafaranga, wenda reka twirengagiza amafaranga, kuko kugishwa inama ntabwo akenshi bisaba amafaranga, bisaba ko ufite ubwenge bw'Imana n'ubw'isi. Tugiye kujya mu murongo noneho wo kujya tuvugamo n'abayobozi b'ibihugu, kuko cyane ko ufite ubwenge bw'isi, ufite n'ubwenge bw'ijuru. Niba dusoma Bibiliya cyane twumva ko abantu benshi bagiye bahamagarwa n'Imana. Sinzi muri Bibiliya aho nasomye ngo nuko bahamagara umwe mu banyabwenge arabura, ariko ngo haza kuvayo Daniyeli, Yosefu yari mu nzu y'imbohe, cyane namutabaye icyo kintu. Niho Farawo yabajije ngo mbese tuzakura hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Isi yageze aho hantu. Dusaba abantu wenda babayoboke b'amadini mu mpande zombi, mureke dusengera ubudahangarwa kugira ngo isi yongere dukenere. Aka kazi kaba ari keza nyine uko nta nubwo turi busabe ngo dutinde dusenga. Gusenga nibyo tuzakomeza no gusenga, ntabwo tuzacegura gusenga kugeza igihe Kristo azagarukira. Ariko ikintu kiriho, Imana iri kugenda ishyira ibintu mu murongo. Reka nkangure bene data, mbwire inshuti zanjye, mbwire n'ababizi n'abari hirya no hino, n'abari kure y'igihugu, n'abari inyuma, n'abari yego uzanyumva wese, ndashaka kumubwira ngo nasenge ashima Imana, kubera ko Imana iri kugenda ishyira ibintu mu murongo. Nihabamo icyo nsaba ndongera nkigarukeho. Navuze ngo kwiga ni kimwe, kuyobora ni ikindi. Nihabamo abayobozi bafite impano y'ubuyobozi, bafite impano y'ubushumba, bakaba baranize agaciro k'itorero, imbaraga z'itorero zizongera zigaruke. Hahandi noneho wavuze leta igisha inama itorero, umwuka w'Imana agaruke mu itorero, Imana yongere ikore n'abantu. Kandi umwuka w'Imana ntabwo akora n'abantu bajagaraye. Iyo abantu batajagaraye umwuka arabareka. Ubwo rero ubwo ibintu batangiye kubishyira mu murongo, bakaba bati noneho aho ibintu bigeze, reka dushaka abantu bafite impano yima y'ubushumba, tuvanemo ba bantu babiguze. Si ubu ntabwo babonye ko bagiye bavanamo? Ntabwo kubw'amahirwe tunashimira. Ngewe najyaga ngira ikibazo, ugasanga wenda kugira ngo usange umuyobozi ugiye guca mu nzira wenda 8. Hari abantu wasanga hari abapasiteri 3 cyangwa 2, abarimu 3 cyangwa 2, none kugira ngo baze guhuza ku murongo w'imiyoborere, katwivugire iwacu no hantu ibere biragoye. Wenda bakwinjira abona ari iragenda winjiye ati ntabwo duhuza. Wamara kugenda ati mwihore uriya ntabwo uzi ko ugeze kugenda kongera kagaruka, wera n'urugero kandi nyamara igitekerezo uzanye cyakagira umumaro rusange, itore muri rusange. Rimwe na rimwe rero ugasanga ubwo bwinshi bwabo nijyane bava ngo aburi bwinshi mu mazi, cyangwa se uburo bwinshi nugira umusoro, twivugire gutyo. Ariko uyu munsi wa none natangara no gusanga abayobozi 2 bayoboye itorero, basiga abantu 2, umushumba w'itorero n'umwungirije, n'abantu 2. Nekeza ko akajagari n'akavuyo bishobora kuba bigiye gushira, tunabishimira kuko dutangiye kugira inzira ebyiri zicamo igisubizo cyangwa ikibazo cyawe. Gusa mu bihe byashize iyi covid itaraza, ziko twajyaga tugira ibiterane byinshi, tukagira amasengesho menshi, ariko Imana ikavugiramo. Wibuke ko hari igihe yajyaga ivuga ngo ndakubuye. Ariko ibyo bintu twiye kubyumva bigashyuha nko muri 2019 ijya ku 2018 na 19 hagati 2019 ahubwo ijya gusoza. Aho hashyushye ibintu. Bo gisiga kiragurutse, sinzi ibintu bavugaga rero mugira. Hazaga abahanuzi. Mugira imvugo zinshimisha burya. Hazaga abahanuzi bakaza ngo ndakubuye ngo kandi imbere y'imbere. Urumva? Ngo ndakubise. Urumva? Mu bintu bigaragara Imana iragenda icayura umurimo wayo. Byari twongeye kuvuga ejo bundi nkumbabarire numuze kuvana n'apaganye, kubera ibintu byari bikenewe. Nagenda nshimira covid nubwo ataro yabizanye, ahubwo igihe cyabaye buri umuntu yitekerezaho. Yambye nawe tunujya gusenga ugenda ku giti cyawe, nibe nka kera byashize wazaga mu kigare
ntekereza ko n'ubwenge aragaye abantu bicaye bagatekereza uburyo imiyoborere yajyaho neza, kuko kera twari tujagaraye dufite ibintu byinshi byo gukora, ngaho mfite ibiterane, mfite iki ibi, ugasanga ntufite umwanya wo gutekereza ku murimo ushinzwe. Ntekereza ko babonyegaye ko gutekereza. Oya, na mbere leta yari yayibonye imbere, leta yayibonye kare. Uribuka iza ifunga bwa busengero bwo mu ngo, abiya byari bingeze nabyo hantu nta bushobozi bwo kubivuga mu ngo. Hari n'abantu twabonaga ngo ni abapotre utazi igihe byimikiwe, umuntu ukaba mwarasenganaga ajya kumva ngo afite icaci we mu rugo, urumva, undi ugasanga wenda afite nk'abagore batatu, abantu barabizi, ari ugasanga ni apotre, urumva, usanga ibintu byari byarabaye akavuyo, ugasanga abantu barirwa bibirwa mu nsengero, twagiye tubibona. Narinzi basenga kuva kuwa mbere kugera ku wa mbere, ubwo no ku cyumweru harimo kuva mu gitondo ya nimugoroba, abantu barabaye ibisambo, barabaye abatubuzi. Ibyo leta yaraje ibanza irabikora. Uza agatego yashyizemo, najyaga numva bati niba ufite ubutaka bwawe wemerewe gukora uwo murimo kandi ahantu hemewe, bana kujya muri quartier mu ngo, aho kantu kaza nubwo abantu bababaye ngo mu barafunga insengero, ariko nabonye kaje ari igisubizo. Uzi ngo z'abanyarwanda zagiye zisenyukira muri ziriya nsengero, uzi abantu batakaje ibyabo kubera ubutubuzi bwari burimo, kuko umuntu yaje atari umutambyi cyangwa atari umupasiteri nyirizina cyangwa umu apotre ko byita, akaza mu ishusho ye ariko aje kukwiba. Ni ka kajagari nyine, ni ukuvuga ngo umuntu uyobora abandi, ubundi Bibiliya ivuga iki? Uyu muntu uyobora abandi Bibiliya ivuga ngo ni umuntu ukwiriye kuba adahindutse vuba. Cya kabiri gusa nararibonye, ni umuntu uba udakijijwe ejo, umuntu ni umuntu kandi cya kabiri wayoboye urugo rwe neza, nawe ukajyamo. Ariko hari aho wagera ugasanga umuntu ntagira n'urugo ariko ni umushumba, cyangwa se rwaramunaniye baratandukanye, afite urugo mu Gatsata, afite urundi Kimisagara, afite urundi Nyamirambo, abo twabanye rwose igihe kinini, afite abagore nka batatu bamaze gutandukana, ubu ngubu ngo ni umushumba. Ibyo rero ntibizongera kubaho, kakajagari ntikazongera kubaho, kandi kakajagari nigacika nibwo noneho itorero rizongera kugira imbaraga ryazo. Ubwo ibyo twabyita ubuhanuzi cyangwa n'ubunararibonye, kananyeka ko manuriye kuko ntekereza ko ijambo ryiza ryose bavuga ko riva ku Mana, yego, n'amagambo mabi tuvuka ava kuri Satani. Ayo magambo uvuze ko wumva asa nk'ubuhanuzi, ariko ubundi ubuhanuzi ni iki? Komerezamo umurongo w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ikintu wowe wumva ukacyizera kiguhindukira ubuhanuzi. Ubu mvuze ngo igihe akajagari kazacika kandi byaratangiye, umushumba akaba mu nshingano z'ubushumba kuko ari impano Imana yamuhaye, urumva, umuntu akaba umushumba kuko itorero ryarebye rigasanga yujuje ibisabwa ko ngo abe umushumba. Njyewe kuba mbwiriza, ndi umuvugabutumwa, ndi ikirangirire, ndi icyamamare, ntibisobanuye ko ngomba kuba umushumba, ariko naba mu itorero ubwo nkakomeza nkigira ku bashumba. Igihe cyazagera itorero ryabona ko nujuje ibisabwa ngo mbe umushumba rikama inshingano, icyo gihe nibwo itorero rizongera rigasubirana imbaraga ryazo. Bivuze ko umurongo nayo mvuga w'ubuhanuzi ugenderaho wemeza ko ubu buryo imiyoborere igiye gushyirwaho bimwe bisohoza ubuhanuzi bwo kugira ngo itorero risubire mu murongo. Yes. Murakoze cyane rero, tubashimira komeza kubana natwe. Mwumve ko mu bunararibonye umuvandimwe cyangwa se mwene data bita Iragena, sibyo zina ryawe buriya? Faustin yatuganiye neza kandi numva ko twatangiye kujya mu murongo mwiza. Ntago dusoje, ahubwo tubaye nk'abasubitse kugira ngo ejo tuzagaruke mu murongo mwiza. Dushimira abantu badukurikiranaga buriya Iragena, dusa nk'abasoza kubera ko ibi ntitwabivamo, ariko ni agace kandi tugende tuganira. Twatangiye dushima ubu buryo, wenda ejo tuzaganira kwibaza ngo ku muntu wize akaba n'umuntu uri mu murongo mwiza w'umushumba, umuyobokamana cyangwa se inararibonye mu rundi rwego rw'ubumana, sibyo? Ubihuje tubonye umurongo duhawe yuko itorero rigiye kugana heza.
nicyo kintu twavuzeho uyu munsi rero dushaka kwibaza noneho ko bibaho umuntu ushobora kuzana ubwenge bw'isi agakandagira aho niho hajya haba amakosa umuntu akazana bwa bwenge bw'isi akibagira ko n'ubwenge bw'Imana bukenewe. niyo mpamvu navuze ngo kuba warize ntibisobanuye ko uri umushumba. Mwabyumvishije neza kuba umuntu yarize ntabwo ashobora kuba ari umushumba. Murakoze cyane tubashimira kuza kubana natwe rero nakari kanyuze mu gihe tuganire neza muri ibi bihe bidasanzwe byo kugira ngo abantu duhugurane twahisemo gukoresha ubu buryo kugira ngo tuvugura uburyo bwakoreshwaga bwivuga butumwa nakamuzanye akavuga ubutumwa mu buryo budasanzwe arabishoboye ariko kuri munsi twaje tuganira mu bintu byimbitse by'indani kandi mwabonye ko ntaho twagiye dutegwa kandi naho twatezwe mutubabarire gusa n'uburyo bwo guhugurana mushaka kutwandikira muri comment kuri channel ya Decent TV ikiganiro byita cyangwa bakita byose ahabona TV ikiganiro byose ahabona uraza gukata sorry ikiganiro ni byose ahabona naho channel yacu ni Decent TV aho muza gukora subscribe ndetse na comment mu kugira ngo dukomeze dusangire ijambo niturgihare twenyine ubutaha iyo comment yo tuzisomye tuza twuririraho dukora ikindi kiganiro tubashimira kugira ngo mudufashe kugisangiza abantu benshi kugira ngo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana mumvishe ko ariho henshi twibereye ntago twatumwe n'ubwoko bumwe cyangwa itsinda rimwe ry'amadini ahubwo twaje kugira ngo tsesengure bivuze ngo uko isi itera imbere niko twifuza ko n'umurimo w'Imana utera imbere twe gukomeza kufata ngo twicaze wadufasha ukagura ubwami bw'Imana ukora share. Turabashimiye rero iyi ni Decent TV ikiganiro ni ahabona ciao nakagaruka naho butaha.